Alright, nongeye kubifuriza ibihe byiza mwese bakunzi ba Star Galaxy TV. Nizere ko mumeze neza cyane mwese aho muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyacu. Hari abari mu majyepfo, hari abari mu majyaruguru, hari abari iburengerazuba, abari burasirazuba, abari hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'abandi mwese aho muri mu bice bitandukanye by'isi dutuye. Bifurije amahoro y'Imana mwese kabisa. Nizere ko nyine munameze neza. Tuba turi kugana ku musozo w'icyumweru, amakuru aba yarabaye menshi kabisa. Uyu munsi rero mbafitiye inkuru nyinshi cyane, ariko aka kanya nyemerera tugaruke kuri iyi nkuru ya Prince Kid. Se wibaza ngo Prince Kid noneho byagenze gute? Uyu mugabo yavuzwe cyane mu itangazamakuru, abantu benshi bamugarukaho. Ise wibaza uti byagenze bite noneho kuri uyu mugabo wibereye mu kwezi kwa buki uherutse gukora ubukwe? Hari umunyarwanda wigeze kuvuga ngo agahinda gashira kandi aribagara. Kubera iki yavuze ibi ngibi? Nawe uribajije uti kubera iki tuvuze ibi ngibi kuri inkuru ya Prince Kid? Prince Kid rero uko bimeze uyu munsi, uyu mugabo Ishimwe Dieudonne wamenyekanye nka Prince Kid yongeye kwitaba urukiko. Kandi twibuke neza, Prince Kid ndetse na Iradukunda Elsa bari mu kwezi kwa buki, ukuvuga ngo bari mu bihe byabo byiza, bakoze ubukwe. Ariko uyu munsi turi kwa gatanu yongeye kwitaba urukiko. Prince Kid akurikiranweho n'ubundi byaha yari yakurikiranweho ubushize, ni ukuvuga ngo bijyanye no kwaka happiness, bijyanye no ibyaha bitandukanye. Turaza kuba tubigarukaho hano. Kujya mu rukiko kwa Prince Kid bisobanuye iki? Bisobanuye iki kuri showbiz nyarwanda? Bisobanuye iki ku bukwe bwiwe yakoze? Bisobanuye iki ku mubano we na Iradukunda Elsa, cyane ko bari muri honeymoon? Se ntago biri buhungabanye honeymoon yabo? Nibazo byinshi uri kwibaza. Iyi ni Star Galaxy TV, nge nitwa Kebriso Mugwaneza. Nyemerera rero kabisa nkwinjize muri iyi nkuru neza, twisesengurane. Abantu benshi bagiye bayivugaho, bitangazamakuru byinshi byagiye biyivugaho, ariko nyemerera twisesengurane turebe ukuntu ibintu bimeze. Ngo ikaze rero kuri iyi nkuru, ntimujye kure. Uyu munsi ku isaha y'isa 3 za mu gitondo nibwo Ishimwe Dieudonne wamenyekanye nka Prince Kid yitabye urukiko. Urukiko rero, impamvu yatumye yitaba urukiko nta yindi, murabizi ko mu minsi yashize aribwo Prince Kid yafunzwe, yewe ibintu bikaza kuba bibi cyane, akamaramo igihe. Inyamara uyu bashyingiranwe Miss Iradukunda Elsa akaza nyine nawe gufungwa kuri iki kibazo cya Prince Kid. Muzi neza ukuntu byagenze Prince Kid ajya gufungwa, ndetse bikanatuma na Miss Iradukunda nawe afungwa. Miss Iradukunda twibukiranyije neza icyatumye afungwa, nyine afungwaga azira yuko abungamira urwego rw'iperereza, kandi akagaragaza nyine gutoteza abashinja Prince Kid, biza gutuma nyine nawe afungwa. Prince Kid nawe icyo yaziraga tukibukiranye neza no kwaka happiness, kwitwaza icyari cyo, kwitwaza inshingano afite, kwitwaza ububasha afite, hanyuma akabukoresha mu nyungu ze bwite. Icyo nicyo kinini yaziraga. Ariko nyuma Prince Kid byaje kugaragara ko ari umwere, ariko abamuregaga baza icyo nakwita wenda kujurira icyabaye. Ni ukuvuga ngo nicyo cyatumye nyuma y'ubwo bujurire, nyuma y'uko urukiko rwumvise ubujurire, niyo mpamvu rwafashe umwanzuro wo gutumizaho Prince Kid mu rukiko. Ariko byanteye kwibaza, Prince Kid aramutse bibaye ngombwa ko bamusubiza muri gereza akongera agafungwa, ibi ngibi byaba bisobanuye iki ku mubano we na Miss Iradukunda Elsa? Twibuke neza hashize icyumweru kimwe bakoze ubukwe, bari mu kwezi kwa buki. Ibi byaba bisobanuye iki ku mubano w'aba ngaba? Ese ni ukubera iki Prince Kid byanga bikunda yarabizi ko uyu munsi tariki 15 z'ukwezi kwa 9 agomba kwitaba urukiko? Ariko aravuga uti
mbere yuko nitaba urukiko reka mbanze nkora ubukwe. Nta wamenya nshobora kwitaba urukiko nkagenda nkahita mfungwa nakoze ubukwe. Ntawamenya, ushobora gusanga nyine nshobora kugenda nkahita mfungwa hanyuma Iradukunda nkazasanga yarisubiyeho. Ibyo rero nicyo bikiri kuvugwa ko ariyo mpamvu yahise nyina akora ubukwe byihuse cyane. Ubukwe navugwa, ubukwe bwa trendinze, ubukwe bwagarutsweho n'abantu benshi, bukagarukwa mu bitangazamakuru bitandukanye kabisa. Rero nuko ibintu bimeze. Twari twibashije ngo bisobanuye iki ku mibanire y'aba ngaba igihe Prince Kid yaba yitabye urukiko yarangiza akafungwa. Uko tubibona buri wese afite igisubizo ku ruhande rwe, afite uko ari kubibona, ariko njyewe uko mbibona n'ubundi reka tubigarukeho. Prince Kid aramutse yitabye uru rukiko, naramuka nyine yitabye uru rukiko, dore ko n'ubundi yamaze kuba yitaba ku isaha y'isa 3 nibwo yarari imbere y'abacamanza. Tutaramenya neza, ntabwo turamenya neza icyo icyavuye nyine icyavuye muri ibi biganiro bari kugirana n'abacamanza, ariko nituza kukimenya n'ubundi turagenda tubahereza amakuru. Ariko dukeka ko biramutse baye ngombwa ko Prince Kid afungwa, byaba ari ibintu byaba ari ibihe bibi uyu Miss Iradukunda yinjiyemo nyuma yo kuva mu bihe byiza. Ibihe byiza nakwita by'ukwezi kwa buki, nyuma yo gukora ubukwe bwiza, ubukwe bwavugishije abantu benshi. Binavugwa ko bura bukwe bwatwaye asanga miliyoni 27 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ni ibyishimo bidasanzwe, byaba bikomye mu nkokora kujya muri honeymoon yabo mu Burundi. Urabizi ko nakubwiye ko bazajya mu gitaramo cya The Ben ari gutegura hariya mu Burundi. Turi bugarukeho nacyo byimbitse, kugira ngo tumenye amakuru nayo ari kukivugwaho, dore ko yamaze kuba aba menshi. Iyi case rero, iyi case ya Prince Kid yaba isobanuye ibintu byinshi bitandukanye, ariko wenda birabibyuya. Prince Kid ntabwo twamwifuriza ko yahita ajya muri kasho, nyamara ari mu kwezi kwa buki. Yeka ko bitaba ari ibintu byiza cyane. So iko rero niko ibintu bimeze. Prince Kid yabivuzeho iki, nawe ntabwo ajya yiburira, yavugishije itangazamakuru avuga icyo abivugaho. Yagize ati, mu magambo yavuze, yagize ati: ntabwo ntekereza yuko nshobora kwitaba urukiko nagerayo nkahita mfungwa. Naratsinze, naraburanye ndatsinda, mba umwere. Ubwo ntabwo nzi icyo banshakaho kugeza ubu ngubu. So rero reka mpfe kugenda ngereyo ndebe ukuntu ibintu bimeze. Ubwo ngubwo ikintu cyose kiri bube, ndakeka nibereye muri situation nziza. Ubwo niteguye kwakira buri kimwe cyose kiri bube. So, nuko rero bimeze. Nayo magambo yatangaje ibintu byinshi, ariko ubwo ayo namwe mu magambo nyine nkubwiye yatangaje Prince Kid. Nyuma yo gutangaza ibyo ngibyo nakubwiye ko ku isaha y'isa 3 aribwo yitabye urukiko. Urukiko nyine ubu tuvugana ubu ni hasi hejuru. Hari abamushinja nabo bakomeje nyine kuba maso, bakomeje kumushinja ibintu byinshi bitandukanye. Reka tubitega amaso turebe ukuntu biri bugende. Ngiye nitwa Kebrice umugwaneza. Reka nyine ndi bugende nk'updating ku tundi dukuru tujyanye na Prince Kid n'ibyavuye mu rukiko. Uko ibintu byose bimeze ndagenda nkuhereza amakuru 5 kuri 5 umenye ibintu byinshi cyane. Gusa iki gihe nimba utarakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe buri munsi, nyine umenye update zose isaha ku yindi, kora subscribe, nurangiza ukore kukazogera kugira ngo ujye ubona buri kimwe cyose kijya hano kuri Star Galaxy TV. Nurangiza unasangize abandi izi nkuru nabo bajye bazimenya. Nitwa Kebrice umugwaneza, nkwifurije ibihe byiza no gusoza icyumweru cyiza. Amahoro y'Imana abane nawe.